ndagira ngo nsuhuze abayoboke b'ishyaka ryacu, nsuhuze kandi n'abanyarwanda bose bahagurutse bakavuga bati tugire icyo dukora ngo duhindure ibintu mu Rwanda, duharanire u Rwanda ruduha amahoro twese, duharanire u Rwanda twibonamo, u Rwanda rutuma abanyarwanda twese tugira uburenganzira bumwe ku gihugu cyacu. Ndagira ngo nsuhuze n'abanyarwanda bandi bari hari abari ku ngoyi y'ingoma y'igitugu, ingoma ya FPR Inkotanyi, hari n'aba ngaba bariho batotezwa na Perezida Paul Kagame. Ndavuga Perezida Paul Kagame kubera ko nk'urugero rw'umwari Diane Rwigara na mama we ndetse na mukuru we, umuryango wose wa nyakwigendera Rwigara Paul uriho utotezwa. Ibimenyetso byose biragaragaza ko ari abasirikare barinda Perezida Kagame bari mu rugo bagashyira amapingu ku muryango wose, bakawumaza icyumweru baboshye batotezwa, icyumweru cyose bari mu nzu, kugeza ubwo amahanga ahagurutse n'abantu bagasakuza bagakora ikinamico kugira ngo bavuge ko hari ibyaha bariho bakurikiranaho. Ndavuga rero nti abo bose bari ku ngoyi ya Paul Kagame, ubwo ndanatekereza n'abayoboke ba FDI inkingi bari mu Rwanda bafashwe ejo bundi, nabo bakaba bariho bahimbirwa ibyaha. Sinibagiwe kandi n'abandi bamaze iminsi bafungiye bya politiki, n'abandi bafungiye ibyaha by'ibicurano, ibyaha batakoze. Abo bose ndabasuhuza, ndabahumuriza, ndababwira ko tutabibagiwe. Urakoze cyane muvandimwe Sixbert, ndetse rwose hari n'itangazo ishyaka ryacu ryasohoye ryamagana iriya ngoma y'agahotoro, ariko nk'ishyaka na bagenzi bacu bandi bari muri opposition cyane cyane gukuraho iyo ngoma y'agahotoro nicyo tugamije, nubwo bitaragerwaho ariko niyo ntego yacu. Muri kino kiganiro nk'uko nateruye mbivuga, ese societe civile yategeka amashyaka? Turibaza mu kanya tutese societe civile n'iki, itaniye n'amashyaka, ikorana ite n'amashyaka? Societe civile mu Rwanda imbere imeze ite? Kuko mu Rwanda nyine hari amashyirahamwe agize societe civile, akaba ari ukubiri, ayigenga n'akora mu kwaha kw'imiryango ya politike, abayeho ate? Ngira ngo muri ibyo biriho biba kuri abo ngabo bose wavuze birerekana ko hari ingoma y'igitugu, kandi hari ingoma y'igitugu mu by'ukuri ikandamiza societe civile itari cyane cyane by'umwihariko amashyirahamwe birumvikana atari mu kw'ishyaka riba riganje. Turi rero na societe civile mu mahanga, mu buhungiro cyane cyane abenshi kuri impunzi, ariko bose siko ari impunzi, kuko hari na societe, hari n'amashyirahamwe nayo yegamiye kuri FPR-DMI. Mu mahanga rero byifashe gute? Amashyirahamwe yaho ahakorera ari mu kwaha kwa FPR-DMI yakorate, ari muri opposition na yakorate, yatanguwe mu kubohoza igihugu kuko nayo afite iyo ntego. Asate ashingiye kuki? Turareba kandi ukuntu hari igihe societe civile yo hanze y'igihugu yagiye itumira amashyaka, ikayatumira igamije ngo kuyasigisha amasezerano y'imyifatire. Turi bwibaze ariko tunasubize, tutese yaba ifite ubuhe bubasha? Turatanga igisubizo. Turareba ukuntu societe civile yo hanze ngo ifite n'umugambi wo kwigisha amashyaka gukora neza mu nyungu z'abanyarwanda. Umuntu yakwibaza byinshi, ubushobozi bwayo bwaba buruta mbese ubw'amashyaka, cyangwa se kugira inyungu, gushyigikira inyungu z'abanyarwanda hari cyemeza yuko babirusha abanyamashyaka. Buri wese afite uko abibona, birumvikana, waba uri muri iyo societe civile cyangwa waba uri muri ayo mashyaka. Ni cyo kugira ngo buri wese avuge icyo abitekerezaho, nk'uko n'iyo societe civile nayo iba yaragiye ivuga icyo ibitekerezaho. Societe civile igeze nawe ihamagarira abanyarwanda guhindura ubutegetsi mu Rwanda hakoreshejwe inzira y'imirwano. Mbere mu nshingano za societe civile ibyo bibamo.
umuntu akaba yakwibaza ese aho ngaho n'iyo sosiyete iharanira ubutegetsi kimwe n'ayo mashyaka nyine inegura. Turarangiza ikiganiro turanzura tureba intege nkeya mu ntekerezo, tubigarukaho no kuko twagiye tubivuga mu biganiro byacu kuri radiyo Ishakwe, tureba ikibazo cy'intege nkeya mu ntekerezo, ni ukuvuga ideology no mu mikorere, ni ukuvuga organisation, ikibazo gikomeye cyane cy'ingutu usanga mu mashyaka. Mbese icyo kibazo nyine cya ideology ni ikibazo cy'imikorere cya organisation, ntabwo no muri societe civile baba bagifite wenda bone. Ibyo rero nibyo turi buganireho nshuti muduteze amatwi muri kano kanya. Nagira ngo dutangire twibaza nk'uko nateruye mbivuga, twibaza icyo societe civile ari cyo, aho itaniye n'amashyaka, uko ikorana n'amashyaka yaba mu gihugu yaba hanze yacyo. Ijambo societe civile ubundi rifite inkomoko ya kera cyane. Abahanga abateka mu mateka ya societe civile bavuga ko rwose inkomoko ya societe civile basanga byaravugwaga no muri antiquite. Ni ukuvuga nko mu myaka ikabakaba ibihumbi hafi 4 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, kera cyane rwose. Kuva rero muri antiquite, kuva muri iyo myaka ikabakaba hafi ibihumbi 4 kugeza mu binyejana bya 18 na 19 nyuma y'ivuka rya Kristo, birumvikana rya Yezu Kristo, ijambo societe civile ryasobanuraga kugeza muri ibyo binyejana bya 19, ijambo societe civile ryasobanuraga communauté politique. Ni ukuvuga rero mu yandi magambo leta, ubutegetsi bw'ubutaka n'ubutegetsi bw'abantu. Byavugaga nyine leta iyoboye kijyambere haba ku butaka haba ku bantu. Iyo communauté politique n'ibyo byavuga societe civile. Mu yandi magambo yo ntaho byari bihuriye n'uko bimeze ubu ngubu. Communauté politique rero yavugaga icyo gihe, ni ukuvuga ko babaga batekereza ko mbere yaho muri za antiquite ni mu mbere ya antiquite nayo ubwayo ifite ibipande byinshi, hariho mu by'ukuri nta leta yabagaho, habaga hariho ubutaka n'abantu. Umuntu yavuga ko ari abasovaje, mbese abantu buduco tuhora turwanyana tunicana turwanira ibintu bibiri n'ibi nyine, ugasanga ari uduco twangara mu by'ukuri, atari ubutegetsi buhamye, ubutegetsi bw'ubutaka ubu n'ubu bufite imipaka, ndetse n'ubutegetsi burorganize buyobowe n'abantu aba n'aba bigaragara, hakagira n'uko iyo mu biyoborere ikora n'uko ivaho n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ubwo buryo bwo gutegeka bwa moderne ni naho nyine bavuze ko harimo communauté politique y'abategeka nyine uko igihugu gitegeka, niyo yari societe civile. Mu yandi magambo yo nta tandukanirizo icyo gihe kugeza muri icyo kinyejana cya 19, 18, 19, nta tandukanirizo ryari hagati ya societe civile ubwayo na communauté politique. Ni ukuvuga abantu bakora politike, bafite inshingano z'ubuyobozi, ikaba ari wo mwuga wabo, akaba ari byo bikorwa bakora bya buri munsi. Mu kinyejana cya 20, nyuma rero ya kiriya kinyejana bya 18, 19, mu kinyejana cya 20 kiri rwose turangije ubundi, societe civile yumvikanaga nk'ikintu kigizwe n'amashyirahamwe yemewe n'amategeko aharanira uburenganzira bwa muntu individu, aharanira kandi n'uburenganzira ku mutungo propriété privée. Muri iyo societe civile hakaba harimo guhangana na leta kugira ngo ibyo byombi byubahirizwe. Leta nayo ubwayo bifite inshingano birumvikana zo kubyubahiriza, ariko biterwa n'ubuyobozi uko buba butari igihaze nk'ingoma z'igitugu, birumvikana bikagenda bihindagurika. Societe civile ikaba ari ikintu kiri aho ngaho, ayo mashyirahamwe akaba ari amashyirahamwe agomba guhora buri gihe akanuye kugira ngo leta itaba yagwa muri uwo mutego wo kubangamira uburenganzira bw'umuntu ku giti cye individu, n'ubw'umutungo n'uburenganzira bwo ku mutungo, no kuvuga propriété privée. Muri kino kinyejana turimo dutangiye tumazemo imyaka hafi 17 yuzuye, societe civile yumvikana nk'urusobe rw'amashyirahamwe ategamiye kuri leta, arengerwa n'amategeko. Ayo mashyirahamwe akaba arangwa
no kudakoresha imbaraga no violence, akaba yishyira akizana mu miyoborere yayo icyo bita auto-organisation. Ayo mashyirahamwe akaba kandi yicunga ubwayo icyo bita autocontrol, akaba mu mikorere yayo ahora yotsanya igitutu hagati yayo ubwayo, ari nako ahanganye n'inzego zinyuranye z'ubutegetsi bw'igihugu, za institution gouvernementale mu gifaransa. Inzego z'ubutegetsi nazo kandi ubwazo mu nshingano zazo zishyiraho n'imipaka y'ubushobozi bw'ayo mashyirahamwe, kuko nyine biri mu nshingano z'izo nzego za leta, kugira ngo hatabamo akajagari mu gihugu ntikigire ubutegetsi, ugasanga nyine kihora mu ntonganya no mu bintu bibuza gukora. Izo nzego za leta kandi zifite n'inshingano yo kubashisha gukora ayo mashyirahamwe ategamiye kuri leta agize societe civile. Iyo definition tuyikesha umwarimu wa universite yo muri Sydney witwa John Keane. Ubwo rero niko natwe muri kino gihe tubona societe civile. Iyo hari ubonye habaye petition inyuze ku mbuga hirya no hino, kuko turi no mu kinyejana rwose kirimo itumanaho rikomeye cyane. Iyo ubonye ayise petition, uravuga uti aba bantu nabo muri societe civile. Iyo ubonye habayeho greve cyangwa hakaba manifestation, buri wese aravuga ati ibi ni ibimenyetso by'uko muri kino gihugu hariho societe civile, kuko mu by'ukuri nizo zikunze gukora ibyo bintu by'amapetition, ibyo bintu by'amagreve n'ibyo bintu bya manifestation. Ziba zihanganye rero n'inzego za leta na leta n'inzego zayo, ku buryo rero ubifashe a contrario nk'uko bavuga, ahantu hatarangwa ibyo bintu ku buryo ku mudendezo, hatarangwa izo za petition ku mudendezo, hatarangwa greve ku mudendezo, hatarangwa manifestation ku imyigaragambyo ku mudendezo, aho hantu haba hari igitugu, totalitarism. Hakaba haregwa kuba harakuyeho mu by'ukuri icyo bita liberté fondamentale, icyo bita uburenganzira bwose bw'ibanze ndakuka ntayegayega. Bikaba ari n'ikimenyetso ahatarangwa ibyo bintu tuvuze nyine bya petition, bya greve na manifestation. Hakaba mu by'ukuri hakunze kuvugwa yuko hari ugukandagira societe civile bikorwa n'ubutegetsi bwa leta, n'ubutegetsi bw'igihugu. Mwumvise rero uko societe civile ivugwa, uko nyine umuntu agomba kuyumva, ariko ku buryo bubiri, haba uburyo nyine bwa scientifique bw'uwo mwarimu, haba n'uburyo bundi bwo kuvuga bati ahari ibi ngibi cyangwa aho bitari haba ari societe civile imeze neza cyangwa se imeze nabi, imerewe nabi n'ubutegetsi bw'igitugu. Ahadakorwa petition ku nyine za nyandiko zigasinywa n'abantu benshi cyane ku mpamvu zinyuranye, zigamije ibintu binyuranye, hatari greve, no kuvuga ahantu nyine abantu bishyira muri greve. Sixbert yuze kunyutsa greve icyo ari cyo ni ubanza ari kwivumbura, abantu bakareka nk'akazi cyangwa bakareka amasomo kubera ko batishimye. Greve ni imyigaragambyo. Imyigaragambyo ni manifestation ubundi. Ni imyigaragambyo na greve nayo ishobora kuba imyigaragambyo. Nayo ishobora kuba imyigaragambyo, abantu bagahagarika ibikorwa. Ni imyivumbagatanyo, abantu bakareka ibyo bakoraga kubera impamvu izi bakaba bafite icyo basaba, bati nikidashoboka ntabwo tuzakomeza ibindi twakoraga. Ingero y'abanyeshuri, abarimu bati turahagarika amasomo. Yego, komeza. Nuko nk'abanyeshuri bavuga bati turahagarika amasomo kugeza iki n'iki gitunganye, cyangwa se bati umuhanda uza kuri kaminuza turawufunze, tuzawufungura ari uko amafaranga y'abanyeshuri yasubijweho. Iyi bari greve. Kimwe nuko abakozi bashobora kuvuga bati duhagaritse akazi kugeza igihe leta izaduhera ibi n'ibi. Iyo nayo ikaba ari greve. Ikaba ari greve.
noneho rero nyuma hakabamo n'imyigaragambyo abantu bakajya mu mihanda bakagenda bafite n'ibyapa n'ibiki byose banasakuza bavuza ingoma n'ibindi byose bashoboye bavuga bati twarambiwe ariko byose bikaba ari ibintu byemewe n'amategeko. Ahantu hari uburenganzira, ahantu hari ingoma itari y'igitugu, ibyo bintu biba byemewe. Mu yandi magambo ubwo turaza kugera mu gihugu cyacu tubiganireho 6bel, tunibukiranya ko mu ngoma zindi zagiye zibaho uko bimeze kose twayibonye, ari nawe warabibonye, za greve warazibonye, za manifestation warazibonye, noneho tunagerageze kugereranya n'u Rwanda rwacu rw'uyu munsi, bityo tunareba tutese societe civile yaho ifite, ibyo nabyo biraduha uburyo bwo kubiganiraho. Muri ibyo bintu gutanga amanota y'uciye mu ijambo, yego yenda nanjye nagira ngo ngira akantu gato nabivugaho. Icyo bita societe civile koko ni ikintu gikunze gukoreshwa cyane hirya no hino, ariko no mu banyarwanda ubu ngubu kirakoreshwa, haba ari mu gihugu haba ari no hanze yacyo, kirakoreshwa. Ibisobanuro byayo byinshi wabisobanuye, watanze n'amateka y'iryo jambo, aho ryaturutse n'uko ryagiye rihinduka. Ariko ikintu cy'ingenzi nabonye kuri societe civile ni ukwigenga no kwishyira ukizana. Kwigenga nshaka kuvuga ni nka societe civile yigenga, ni ukuvuga ko ntiyegamiye kuri leta, ntabwo ikesha kubaho kwayo leta, ntabwo ari leta iyitunga, ntabwo bayirimo bahembwa na leta, cyangwa se ntabwo bakeza leta kugira ngo bashobore gukora ibyo bakora. Kimwe n'uko bagira n'ubwigenge ku bijyanye n'imitwe ya politiki. Icyo nshaka kuvuga ni uko abantu muri societe civile ni abantu bafite imikorere yabo idafite aho mbese bategamiye ku mitwe ya politiki iyi n'iyi. Yenda turaza kubigeraho tuze kureba, kuko usanga hari nk'umuntu ukubwira ati gende muri societe civile, yewe ibya politiki simbyivangaho, ariko bwacya ugasanga ari mu bitangazamakuru bya propagande by'ishyaka iriniri. Hari nk'abari mu Rwanda bavuga bati twe turi societe civile, cyangwa se ugasanga bari mu mashyirahamwe y'abanyamakuru bashyigikiye ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Ejo nahoze numva ibiganiro byateguwe n'abo umuntu yakwita societe civile, ariko bo mu amadini anyuranye, imiryango mbese y'amadini, imiryango y'iyobokamana, yari yatumiye navuga abategetsi bose, baba abategetsi ba leta, abategetsi b'igisirikari, abategetsi b'amadini, abategetsi ba buri cyose mu Rwanda, kugira ngo baze kwishimira uko amatora yagenze n'ukuntu umukandida wabo Paul Kagame yatsinze ayo matora, ndetse hakaba nta n'intugunda zihari. Nk'iyo societe civile nkurikije amagambo yavuzwe aho ngaho, n'abavuze amagambo bose bashimiraga Imana yuko yabahaye Kagame, bagashimira mbese nawe bakamugereranya n'Imana. Ugasanga none iyo abo bantu bita societe civile ni abantu ahubwo bakora propagande, bakora bamamaza Paul Kagame, cyane cyane ko bavuga bati twavuze amasengesho menshi cyane dusaba yuko amatora azagenda neza kandi akayatsinda, bati none twaje gushima kubera ko amatora yatsinze. Nk'abo bita societe civile, nyamara ntaho bataniye n'abavuga amacumu y'ingoma, abamamaza ingoma, kuko nabo nta kindi bakora. Ahubwo ikibabaje ni uko bo banamamaza n'umuntu, ugasanga uwo muntu bamugereranya n'Imana. Bati turi abanyamadini, kandi koko harimo abantu ukurikije ibyo bashinzwe, nabonye bavugaga bashinzwe ibintu bikomeye cyane by'iyobokamana, ibintu binyuranye, ariko ugasanga kugira ngo utandukanye Paul Kagame n'Imana, cyangwa se ugasanga basa naho bamwegeranye n'Imana, nk'aho yivuye ku Mana nyura kuri Paul Kagame. Noneho kandi ugasanga abo bantu ibyo bavuga ko ari byo baharanira, batoza abakirisitu cyangwa se n'abandi bari mu yandi matorero babamo, kuko hari n'amatorero atari ay'abakirisitu ayo yari yatumiwe. Ugasanga rero mu by'ukuri nyine nk'abo biyita societe civile, ariko nta bwigenge bafite, bwaba ari ubwo gutekereza, bwaba ari ubwo gukora, nta bwigenge bafite. Ntibashobora kuvuga bati iki si cyo. Nko kubona Kagame yaratsinze amatora akagira 99%, agatsinda nta n'uwo bahanganye,
kubera ko abari guhangana nawe yarababujije kwiyamamaza, abandi barafunze, abandi bahize ishyanga nk'uko twahaheze. Yiyamamaje wenyine, abari we ubara amajwi, abari utoresha, abari ubarura amajwi, abari nawe utangaza amajwi yavuyemo. Ni ukuvuga mbese babikoraga mu izina rye, kuko ni imirimo bakora yabahaye, atayibahaye ntibayikora. Noneho ugasanga amaze gutsinda, akimara gutsinda, umwe mu banyarwanda bavuze bati turashaka kuza muri aya matora, ndavuga Diane Rwigara, ari ku ngufu ya sosiyete sivile iricecekeye, irumva nta kibazo kirimo. Ugasanga abantu bo mu mashyaka atavuga rumwe na FPR Inkotanyi yabashyize ku ngoyi, abo ngabo bita sosiyete sivile bakumva nta kibazo kirimo. Aho rero niho nagira mvuge ko iyo sosiyete sivile nyine wa mugani, hari abita sosiyete sivile ariko mu mikorere ugasanga ntaho bahurira na sosiyete sivile. No mu banyarwanda bari hanze, yenda abenshi icyo bahuriyeho, cyangwa navuga ko hafi ya bose icyo bahuriyeho ni uko batavuga rumwe na leta FPR Inkotanyi, ni uko barwanya leta FPR Inkotanyi. Noneho hari abarwanya leta FPR Inkotanyi bari mu mashyaka ya politiki, nk'uku nguku turi mu mashyaka ya politiki. Hakaba n'abandi barwanya leta FPR Inkotanyi batari mu mashyaka ya politiki. Ariko noneho hakaba n'abo usanga baravuga ati ntabwo turi mu mashyaka, ariko bariho baravuga nk'ibiganiro, baravuga ibiganiro ku maradiyo y'amashyaka ya politiki, bari mu bitangazamakuru y'amashyaka ya politiki, nyuma ariko bakavuga ati twe ntawe tubogamiye. No yenda turaza kuhagera nitugera mu byerekeranye n'aya manama bakunze kuvuga, avugisha menshi abanyarwanda benshi bari mu buhungiro, ku buryo nk'abantu mbese bahanze amaso ikintu cyatuma bataha mu gihugu, abakuze tugasazira mu gihugu cyacu, abatoya bakagira amahirwe yo kujya mu gihugu cyabo, abana bavukira hanze cyangwa bahakurira nabo bakavuga bati nyagasani sinzapfe ntabonye igihugu cyanjye. Abaharanira ibyo byose bose icyo bashaka baravuga bati ni iki cyatuma dushobora gutaha iwacu? Ese aba banyapolitiki bose bashyize hamwe, nta kuntu bashyira hamwe bakaba umwe, noneho bakagenda bagakuraho Kagame, ubutegetsi bukavaho, bagashyiraho ubundi? Usanga rero hari abiyita sosiyete sivile nabo ugasanga icyo baharanira ari nk'icyo ngicyo, bavuga bati duhuze abantu, duhuze abari mu mashyaka ya politiki, baze bashyire hamwe, bashakishe ikintu cyaba kimeze mbese nka wa mugezi w'igikatu cyagenda kikahita gikoraho Kagame ako kanya n'agatsiko ke, noneho mbese abari hanze bagataha mu Rwanda, n'abari mu gihugu bari ku ngoyi bakava ku ngoyi bagasubirana ubwisanzure. Usanga rero kubera icyo kintu, iyo nyota abantu bafite yo kugira ngo babone igihugu cyabo, iyo nyota yo kugira ngo babone ubwisanzure, iyo nyota yo kugira ngo abantu bazongere babone u Rwanda cyangwa n'abarurimo bagire ubwisanzure, bagire ukwishyira ukizana, usanga iyo nyota abantu bafite ituma bashaka akantu kose kavuga ngo abantu nibashyire hamwe, usanga kabashitiye bahagurutse. Ugasanga rero icyo ari cyo cyose kije abantu barahagurutse. Ni muri iyo nzira usanga hari abantu bavuga ati twe turi sosiyete sivile, ni ukuvuga mbese turi umuryango cyangwa se turi abantu twishyize hamwe tudafite aho tubogamiye, turagira ngo duhuze abantu bavuge rumwe, bashake umuti w'ikibazo cy'u Rwanda. Ariko rero nanone wareba ugasanga abo bantu uyu munsi yambaye nyine umwenda wo kuvuga ko nta habogamiye, ejo wakurikira nyine ugasanga ahubwo ni umumilita, ni nk'umuvugabutumwa w'umutwe wa politiki uyu n'uyu. Icyo rero nacyo kigatuma nyine bwa butumwa bw'aba bantu butagenda ngo bugere aho bwagombaga kugera, ndetse ni nayo mpamvu usanga n'ibintu byinshi cyane ibitekerezo nk'ibyo ngibyo usanga bigeraho bigapfuba ntibigire umusaruro, kubera yuko ababizamura, abari ku isonga y'ibyo bitekerezo, usanga nyine harimo icyo kibazo cy'uko aragaragara ko yambaye umwenda w'umweru ariko afite n'undi mwenda w'irindi bara, ntiyerure ngo afate ibara n'iri, noneho nanahamagara abantu ati muze tuganire, baze baganira ariko bavuga bati uhagaze hehe, n'ahagaze hagaragara. Icyo rero ni ikibazo gikomeza kugenda
kidindiza nuko gushaka kwishyira hamwe usangana abantu benshi cyane. Ikindi yenda navuga mbere y'uko Bwana Yozefu mbasubiza ijambo nari basabye, ikindi navuga nuko kwishyira hamwe abantu bavuga, abantu bibagirwa yuko mu banyarwanda ibibazo twagiye tugira, cyane cyane haba ari ibibazo bakavuga bati ibibazo by'abanyarwanda ni ibyo dufite ubu ngubu. Ni ukuvuga nko mu bantu bo mu bwoko bw'abahutu, tukabona cyangwa se ugasanga abantu babona ko ibibazo by'u Rwanda ari ibibazo bafite aho kuvaho inkotanyi zitereye, kuvaho intambara ya FPR inkotanyi itangiriye. Bakaba bumva ko mbere yaho mu gihe cya MDR Parmehutu n'igihe cya MRND CDR ko icyo gihe nta kibazo cyari gihari mu Rwanda, ko ibibazo byari bihari mbere ya 59 mu gihe hari ubutegetsi bwa cyami, ubundi ibibazo bikagaruka nyuma ya 90 nyuma y'intambara ya FPR inkotanyi. Noneho ugasanga abo bantu bumva ko nta bibazo nyine ko nta bibazo byari mu Rwanda, ugasanga birengagiza ko hari ikibazo cya politiki gikomeye cyane, nko kugira ngo n'ubwo ngubwo bumve ko nta kibazo cyari gihari kubera ko bo bari bafite amahoro, niba bari bayafite kuko bose bakumva ko nta kibazo gihari, bakumva ko udafite amahoro, udafite igihugu w'impunzi, kuko icyo gihe hari impunzi hanze y'u Rwanda, bakumva ko abo ngabo bo bari bafite amahoro. Ndetse kimwe n'uko n'abandi no muri FPR inkotanyi hari abo usanga bavuga bati u Rwanda rwagize amahoro nyuma ya 1994 nyuma y'aho FPR inkotanyi ifatiye leta, bati ubundi amahoro yari mu gihugu kugeza muri za 59 kugeza ubwo abahutu bazaga nyine bakavuyanga ibintu, bati amahoro yari mu gihugu. Kuri bo bakumva ko amahoro arajyanye n'uko bamwe mu bantu bahuje ubwoko, basangiye ubwoko, cyangwa se bahuje utuzu cyangwa udutsiko bari barimo, kubera ko abo bantu bari mu butegetsi, abantu bakumva ko amahoro yari ahari, ariko bakibagirwa yuko ikibazo gikomeye cyane mu banyarwanda ni cya kibazo cy'ivangu, cya kibazo cy'uko uko nguko nyine abantu bibona mu bwoko bwabo, bakibona mu kazu kabo, bakibona mu dutsiko, aho kugira ngo bibone nk'abanyarwanda. Icyo kibazo igihe cyose kizaba gihari, igihe abantu batagishakira umuti bakavuga ngo dushyire hamwe gusa, ntibihagije. Abantu nibatekereza ingamba zirwanya ivangura aho ryaturukaho hose, icyo gihe bazaba bateye intambwe ikomeye cyane. Ikindi kibazo abanyarwanda bagiye bahura nacyo ni ikibazo cya politiki, ikibazo cy'ubutegetsi. Ikibazo cy'ubutegetsi nacyo ni ikibazo gikomeye. Noneho ikindi kibazo ni igihugu abantu bifuza cyaba giteye gute, cya gihugu noneho ari wa mututsi azibonamo kumva afite amahoro, wa muhutu akakibonamo kumva afite amahoro, icyo gihugu cyaba giteye gute? Aho ngaho naho abantu bahavuze rumwe bakumvikana, cyaba ari ikintu gikomeye, yaba ari intambwe ikomeye cyane, kuko n'umuntu ushyigikiye ubutegetsi ubu n'ubu kubera ko ari ubw'agatsiko yibonamo cyangwa abona kamwegereye, kari hafi ye, kari bugufi ye, icyo gihe abo bantu bazi ko bafite amahoro, bafite ubwisanzure, ntabwo bakwemera guhakwa kuri uyu n'uyu. Tujya tubibona muri ibihugu tubamo, ni ibihugu usanga abantu kubera ko mbese bafite ubwisanzure, bafite ukuntu babayeho, ntibakeneye guhakwa kuri kanaka kugira ngo babone icyo barya, kugira ngo babone akazi, bafite ubwisanzure buhagije. Nk'abo bantu kubera icyo kibazo cy'ubwisanzure bafite, bavuga icyo bashaka, icyo babona kitameze neza barakivuga, ukuri barakuvuga, umuntu akahaguruka ati iki si cyo kandi akabivuga ntanabizire. Ugasanga rero nk'abo bantu iyo ntambwe bateye, uko kuntu bafite ubwo burenganzira bwose, ntihagire urengana, umuntu akavuga icyo ashaka, umuntu akaba afite uburenganzira bwo gushyira hamwe n'uwo ashaka. Icyo kintu kubera ko bakigezeho bakabona ukuntu kiryoshye, ni ikintu gikomeye cyane batarekura. Naho twebwe turi mu kintu cy'ubuhake butarangira. Mbere twarabaze ubuhake bwa cyami buvuyeho, tujya mu buhake bw'indi sura, ubuhake bw'abahutu. Abahutu bakitegeka ari abanyenduga, bwari nk'ubuhake bw'abanyenduga. Nyuma aho abakiga bafatiye, aho bamwe mu bakiga cyane cyane ubwo navuga agatsiko kakoze kudeta, aho bafatiye leta bagashyiraho nyine ubutegetsi bwa MRND, icyo gihe nabwo haje ubuhake, abantu bakajya bahakwa ku bakomoka muri utwo tuzu kugira ngo bashobore kubona akazi, kugira ngo bashobore kubona akabanza ko kubaka inzu, kugira ngo bashobore kubona ishuri, kugira ngo bashobore kugira n'amahoro ubwabyo.
nabyo ugasanga umuntu agomba kubihakirwa kugira ngo agire amahoro. Icyo rero ni ikibazo gikomeye. Na nyuma n'ubu nabwo muri FPR Inkotanyi usanga abantu bari mu Rwanda, abantu bacisha make, barahakirizwa kugira ngo umuntu aramuke, kugira ngo hatagira ugira umureba nabi, agahakirizwa uko ashoboye kose. Ariko aramutse afite uburenganzira bwose, akagira akishyira akizana, ntabwo yahakwa, kubera ko abavuga ko guhakwa ntacyo bimwongerera, ko ahubwo guhakwa bimugira bure, bikamushyira hasi y'icyo ari cyo, bikamwambura ubumuntu afite, bikamutesha agaciro ke. Aba yumva ko kugira ngo yishyire yizane, yigenge, akora icyo ashaka hagishakiye, ari byo bimugira icyo ari cyo. Nkatwe rero kubera ko icyo kintu ntacyo dufite mu muco wacu, abanyarwanda rwose dufite uwo muco wo guhakwa. Guhera ku ngoma za kera cyane abanyarwanda baranzwe no guhakwa, kugeza n'ubu ngubu. Ntabwo cya kintu cyo kwishyira ukizana, cya kintu cyo kwigenga, cya kintu cyo kumva icyo uri cyo uriwe, ukabyemera kandi ukanabigaragaza, ntuhakwe kugira ngo uramuke, ntuhakwe kugira ngo ugire amahoro, icyo kintu ntabwo tukizi. Kubera ko tutakizi nyine, abantu bakomeza gukururwa na bya bindi bamenyereye, kuko bazi ko uhatswe bimuteza mbese bimuha indi ntera. Ugasanga umuntu uzi guhakwa cyane azamutse mu myanya, abaye minisitiri, abaye diregiteri general, ayoboye ibintu bikomeye, abonye imirimo ihambaye, bagasanga uzi guhakwa hari ibintu bini bagezeho, bakavuga ati uriya ni igitangaza azi guhakwa cyane. Nka kwa kundi bavuga bati umuntu witwa Rucagu ni umuntu uzi guhakwa pe. Ugasanga ni umuntu uzwi, ni umuntu ufite ukuntu yirwanyeho, ukuntu abayeho, ingoma zose akazikama, kubera ko wa mugani azi guhakwa. Nk'icyo rero ugasanga nk'abanyarwanda bareba umuntu nk'uwo, hari abavuga bati kugira ngo umuntu atere intambwe, ko umuntu atera imbere, agomba guhakwa. Noneho ugasanga nawe wundi wize afite ibyangombwa byagomba gutuma yakora icyo ashaka mu buzima bwe, akaba yakora umurimo ashoboye, ukamutunga, agatera imbere, akabona icyo ashoboye kwigezaho. Nka kwa kundi mu Kinyarwanda bavugaga bati utuzi wivomeye turaryoha. Ni ukuvuga wowe icyo wikoreye ubwawe cyavuye mu maboko yawe kiraryoha kurusha icyo waba wasabirije cyangwa se wiriwe icyo uba wahakiye. Ugasanga rero kubera ko abanyarwanda babona abazi guhakwa hari izo ntambwe bagenda batera, bakavuga bati guhakwa nicyo kintu cy'ingenzi. Na sosiyete sivile rero yacu nayo, bamwe mu bayigize usanga nabo icyo kibazo baragifite, bakumva ko bagomba guhakwa kuri aba n'aba, bagomba kwicisha, mbese bagomba navuga yenda kwihohora kuri aba n'aba, kugira ngo yenda se bakunde bavuge ko ari abantu beza, ko ari abantu bazi ubwenge. Noneho ugasanga bwa bwigenge bwagomba kubaranga kugira ngo wa mugani banakebure n'abandi, banakebure n'abo banyapolitiki, bakebure n'abandi bose bashobora kuba bashaka gutatira amahame akomeye cyane y'uburenganzira bwa muntu. Ugasanga cya kintu barakiyambuye kubera wa mwenda bambaye w'ubuhake. Iki rero ni ikibazo gikomeye cyane. Nari nakwata ijambo ndanaritinda na gakeya, waba urisubiranye bwana Zifungura. Urakoze cyane, ahubwo ndagira ngo ukomeze nkubaza gatoya, kuko wakomoje ku miterere ya sosiyete sivile mu Rwanda mu gihugu imbere, no ku miterere ya sosiyete sivile mu mahanga, yaba yegamiye kuri leta cyangwa se itegamiye kuri leta, haba imbere mu gihugu nyine, haba no mu mahanga birumvikana. Hari ikintu rero nifuzaga ko nkubaza nawe ukagira icyo kivugaho. Abiye bintu twavuze biranga sosiyete sivile, hari ukwishyira ukizana, ni icyo kintu gikomeye. Uko kwishyira ukizana ntibibuza hano mu mahanga, mu bihugu bya demokarasi, no kuba amwe n'amwe mu mashyirahamwe afashwa na leta, kuko leta mu rwego nyine rwo kugira ngo ayo mashyirahamwe abashe gukora, habamo na za subvention. Ibyo bibaho, amwe ntazishaka, ntanazemera, ntanazikozwa, ariko hari n'amashyirahamwe ya sosiyete sivile rwose yemeye izo mfashanyo kandi ntibinayabuze gukora akazi kayo nk'amashyirahamwe ya sosiyete sivile. Ibyo biriho, harimo ashingiye ku myuga, harimo ashingiye gufasha abaturage, amashyirahamwe ashingiye mu gufasha abaturage, tuvuge
nagira ngo ahangaha wenda tunafashe abataba babizi neza. Hari nk'ayo ushobora gusanga ashingiye ku mwuga uyu n'uyu, itangazamakuru, ubuganga, cyangwa se arimwo imyuga yose. Umuntu yavuga ko icyo gihe ziba za sendika. Hakabamo amashyirahamwe afasha nk'abantu, tuvuge abantu batishoboye, akavuga ati twe tuzakorera, kuko ikintu cya mbere kiyaranga ni abantu bakorera ubushake, bakorera mu bwigenge, banakorera ubuntu, batakorera guhembwa. Ugasanga hari ibya leta, hakabamo n'iby'abantu nyine by'ayo mashyirahamwe, nk'ayo afasha abantu no kwigisha gusoma n'ibintu byose, mu bintu byose mu nzego nizo zirimo leta. Usangamo n'amashyirahamwe rimwe na rimwe leta yabona ko ayo mashyirahamwe koko afitiye akamaro abaturage, ndetse akabaha n'ibintu bita za subvention. Ibyo birakorwa. Nagira ngo nabyo tugerageze tubyumvisha abantu ko societe civile nayo harimo izibona amafaranga, ariko ntabwo ba nyirazo mu by'ukuri bahembwa ayo mafaranga, kabone n'ubwo zigira n'abakozi. Rimwe na rimwe usanga bahembwa amafaranga abahemba igice kimwe cyangwa cyose kinava mu muntu yavuga muri leta. Ibyo rero bibaho, ariko rero ikintu cya mbere ni ubwigenge. Kandi ikintu cya mbere kibigaragaza nk'abiya twavuze ni petition, ni ukuvuga za nzandiko zigaye iki n'iki, cyangwa se zikora zotsa igitutu ku mpamvu iyi n'iyi. tuvuge wenda hari umuntu ufunzwe, aha twatanga nk'urugero 6 ujya ubona nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abantu bandika ibintu byinshi bati rwose tuzi ko itegeko ribyemeye, ariko ntimunyonge kanaka, turabona ibintu bidasobanutse. Kabone n'ubwo haba harabaye icyemezo cy'urukiko, ujya ubibona ugasanga bati uriya muntu ntimuzamunyonge rwose. Rimwe na rimwe ntibamunyonge, cyangwa se bakabikora, ibyo bibaho. Ugasanga nyine nk'abaharanira nyine inyungu z'abakozi, aba n'aba bakoze ibyo bintu bya greve twavuze, bagahagarika nk'imirimo, cyangwa se bagakorana n'imyigaragambyo, nyine bakagenda berekana ukutishima kwabo. Ibyo rero nk'uko twabibonye nibyo bimenyetso nyamukuru byerekana ko hari societe civile ikora, ko hatari igitugu kikanda nyine kiyihonyora. Gusa rero tugaruke kuri definition. Societe civile nko mu mahanga, hano mu Rwanda nako mu mahanga hano turi mu buhungiro, turi hanze, irahari, hakaba n'amashyaka. Kubera ko kwa guhangana ubundi usanga ari uguhangana cyane cyane na leta ifite ubutegetsi. Ko hano mu mahanga nta leta ifite ubutegetsi, nk'abo muri societe civile bahangana n'amashyaka kubera iki 6B, ahubwo bataniye mu by'ukuri. Byari mu bintu twatangiye twibaza. Yego, ubundi imiryango idaharanira inyungu, imiryango inyuranye ubundi yose ibiri muri iyo societe civile ihuriramo muri societe civile, muri iyo nyito ya societe civile. Kubera ko societe civile yagiye, nk'uko wagiye usobanura amateka yayo, iyo nyito yagiye ihindagurika, ndetse n'iby'isobanuro bikagenda bihindagurika bitewe n'ibihe. Numvise ko n'umuryango w'abibumbye nawo ubwawo washyizeho igisobanuro kijyanye n'icyo umuryango wakwita societe civile. Ariko iby'ingenzi ni bya bindi, n'iyo iyo societe civile yaba ihabwa inkunga na leta, cyangwa se n'iyo miryango y'ibihanganye nk'umuryango w'abibumbye, cyangwa se n'amadini afite imitungo, nk'aho usanga hari amadini akize cyane, n'iyo iyo societe civile yaba ifite inkunga ihabwa aho ngaho, ikomeza guharanira bwa bwigenge bwayo. Noneho kandi ikaba irimo abantu b'inkorerabushake, abantu bakorera ubushake, atari abantu bakurikiranyemo inyungu izi n'izi, badakurikira imishahara iyi n'iyi. Nyine bagaharanira ukwishyira ukizana kwabo n'ubwigenge, ku buryo mbese ikintu cya autonomy, kuba bakora ibyo bashaka, ku buryo bashobora no gushyira igitutu kuri leta. N'iyo leta yabibaha inkunga, nayo bashobora kuyishyiraho igitutu. Ku buryo rero inyito yagiye ihinduka, bigatuma noneho yenda n'abantu bari muri societe civile nabo ubwabo basa naho mbese ugasanga
bamwe barumva ari bo sosiyete sivile abandi bakumva batariyo. Nk'uko warumbwiye uti bitaniye hehe n'amashyaka ya politiki. Birumvikana hari amashyaka ya politiki aba arimo abantu baba bahujwe n'umushinga wa politiki uyu n'uyu, umushinga usobanura intekerezo, indangagaciro n'ibindi biba byahagurukije abahuriye muri uwo muryango wa politiki. Noneho abo bantu ku mugaragaro bakaba bakora ibikorwa bya politiki kandi bakaba bafite umushinga wa politiki cyangwa se n'amahame remezo, amahame mizi bashingiyeho, amahame mizi ibitekerezo byabo bishingiyeho. Noneho ugasanga abo bantu umwuga wa politiki cyangwa umurimo wa politiki niwo mwuga wabo, nibwo buzima bwabo, ari icyo biyemeje. Naho abandi usanga kenshi cyane cyane mvuze nko mu Banyarwanda no mu buhungiro, usanga hari ababa bari mu mashyirahamwe adaharanira inyungu, niko nyine mu mashyirahamwe bayita badaharanira inyungu zizwi. Noneho ariko ugasanga bo barakora politiki baterura ngo bavuge ko politiki bayikora ku mugaragaro, bagasa naho bakora politiki mu buryo yenda se umuntu yabyita ko bakora politiki bahingutse, niko umuntu yabyita, kuko baba bafite ibindi bintu bakora. Noneho bakaza kugeza ubwo baza no mu bya politiki. Ariko rero cyane cyane iyo usuzumye neza abanyarwanda bavuga ko bari muri sosiyete sivile mu mahanga, mu buhungiro, kenshi usanga bakunda gusa naho bakozanyaho n'amashyaka ya politiki, kubera ko kenshi usanga ari abantu bavuga bati tugiye guha umurongo amashyaka ya politiki, tugiye kuyigisha, tugiye gukora ibinini. Noneho ukavuga utese kuba jyewe ntangaje nti ndi muri sosiyete sivile, bihita bimpa ubushobozi n'ubuhanga bwo kugira ngo nigishe abandi bose nabo bari mu miryango, yenda n'iyo miryango yabo yari imiryango ya politiki ku mugaragaro, bihita bimpa ubwo bushobozi n'ubwo buhanga bwo kugira ngo mbe nakora icyo kintu. Noneho ukanasanga bamwe ni n'abantu nk'uko nigeze kubivuga, ni abantu ahubwo baba bakora ikintu cy'itozamatwara ry'ishyaka iri n'iri, ku buryo rero ibyo byose nyine iyo ubirebye usanga abavuga bati turi sosiyete sivile, turi imiryango idafite aho ibamiye mu Banyarwanda bari mu buhungiro, usanga abafite imikorere ijyanye n'icyo umuntu yakwita sosiyete sivile nk'uko twagisobanuye hejuru, usanga atari benshi cyane. Nkeka ko ari nayo mpamvu kenshi ibintu bajya bagerageza gutumiramo abantu banyuranye bidakunda kwitabirwa, cyane cyane ko abantu baba babona nyine nicyo nigeze kuvuga hejuru, ko abantu bavuga bati twe ntaho tubogamiye, nyamara wakurikira ugasanga ahubwo arabogamye ku buryo bukomeye cyane. Sinzi niba nsubije ikibazo mwari mumbajije. Uragishubije neza cyane rwose, uragishubije. Ahubwo aho ngaho nagira ngo tuhagume gatoya, kuko nkubaza ntese nti muri ano mahanga dutuyemo igitandukanya cyane amashyaka ya politiki n'abantu muri sosiyete sivile ni iki? Kuko ujya kubona ukabona nk'umuntu, natanga urugero, wenda navuga izina, nta kibi yakoze, yavuze ibintu ko abyumva. Natanga nk'urugero rwa Joseph Matata, urebye nko ku rubuga rwa The Rwandan, hashyizeho ikiganiro Joseph Matata yakoranaga na Noble Marara, bavuga bati iyo nyito y'iyo audio ni Noble Marara na Joseph Matata baragaya imwe mu mikorere ya opposition, ni uburenganzira bwabo. Aho ngaho ntawe wavuga ngo kugaya, ni uburenganzira bw'amashyaka, ni uburenganzira bwa sosiyete sivile, si cyo kibazo. Noneho turebe byaba ari byo nigeze kumva, yego byaba ari byo nigeze kumva bavugaga ngo na sosiyete sivile nta kigenda kubera ingeso mbi y'amashyaka cyangwa n'iyindi. Niho rwose baravuze bati sosiyete sivile, yego ibi nabyo birimo muri studio bakatunyurijeho tukakumva noneho tugakomeza. Muri studio ndumva bakadushyiraho ku mugani tukakumva ko ngako. Okay. icyo navuga ni uko amashyaka ubu akwiye, abayobozi b'amashyaka bakwiye guhindura, bagashyira umutimanama ubereka amakosa bakoze bakanayemera, kuko iyo babwiye uti iri ni ikosa bakureba nabi. njya mbibona njyewe ndi umwe mu batinyuka kubabwiza ukuri.
ariko nzi neza yuko bajya bankorera ambargo bakamfatira fatwa nka yindi bafatira abislamiste bafatira umuntu wabagomeye nkabibona ko barimo kundwanya nubwo wenda kenshi tuba dukeneranye kuko hari ibyo dufatanije nka sitini yari imbere y'ambasade y'u Rwanda. Ikibazo cya mbere gihari numva abanyamashyaka bagombye kumva si n'abanyamashyaka bonyine abanyarwanda twese twari dukwiye guhindura uburyo kuko umuco wacu harimo ibintu byiza ariko harimo n'ibindi bibi. Wenda nzagira umwanya wo kubigarukaho kuko hari abashakashatsi batarabaye bakoze anketi ku kibazo cy'u Rwanda bagasanga abanyarwanda bafite icyo bita violence mu Kinyarwanda bavuga ko abanyarwanda ni abantu bakunda kugira urugomo, bakunda kugira ibintu by'umushinya, bamara kugira umujinya bakagira umujinya w'umuranduranzuzi bakicana cyangwa se bagasenya. Babibonye mu ntambara zagiye ziranga intambara ibyo bise violence politique no intambara zishingiye kuri politike, ku mashyaka ya politike no ku amoko akenshi nayo aba yitwaje politike. Ibyo bintu byose byarabaye. Abanyamashyaka bose bakunze twigeze no gushaka kugira ngo tubakorere formation turebe ko twagira icyo tubigisha natwe twigisha kandi kuko twese dukeneye guhugurana kugira ngo turebe ko bakwiga kuva ku muco wo gukora buri muntu mu nguni ye cyangwa se yo guca inyuma y'undi ugasanga bameze nk'abakeba. Ibyo bintu nta kintu bazageraho nibakomeza gukora nk'uko bakora ubu. Bagomba guhindura mentalite, bagomba guhindura umuco wabo, bagahindura imikorere yabo. Ibyo rwose nahwemye kubibabwira n'ubu niho umwanya wo kubibabwira. Igituma rero tudakorana ni nuko natwe muri sosiyete sivile dutangiye kwishyira hamwe kubera ko bamwe muri twe baba bagira icyo bapfana n'ayo mashyaka nabo ntibatworoheye ku buryo na sosiyete sivile ibyo yashatse gukora ntiyashoboye kubigeraho kubera ibibazo biri mu mashyaka. Murakoze cyane muri studio. Nagira ngo rero 6 bimwe wari wabivuze mu by'ukuri muri ibyo Matata Joseph avuze ni na byiza rwose ko ari we tunatanzeho urugero kuko mu by'ukuri yavuze sosiyete civile iri kure mu mahanga. Umuntu yumva mbere na mbere Matata Joseph kandi no mu Rwanda iyo reputation arayifite kuko mu mateka ye habayeho guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Muri uko kubuharanira birumvikana yagiye ahangana na za leta zinyuranye, haba leta ya Habyarimana haba n'iy'inkotanyi nyuma yaho. Gusa inkotanyi yo nyine yari ifite ubukana burenze ubwo kwa Habyarimana bimuviramo guhunga aho abungu akomeza nyine uko guharanira. Yego nibyo Joseph, nagira ngo nkunganire rwose kuri bwana Matata. Ndamuzi kuva kera, nzi ko koko yaharaniye uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ntabwo yigeze ipfana. Ari muri ba bantu bashaka ukuri bakavugisha ukuri uko bashoboye kose. Niyo mpamvu si n'ubutegetsi bwa FPR inkotanyi bananiranye gusa, n'ubundi n'ubwariho mbere bwa MRND nabwo barananiranywe. Uburyo Matata rwose ni umuntu wagaragaje umurongo kandi atigeze atezukaho ku buryo kugeza n'ubu uwo murongo aracyawukomeje, avugisha ukuri. Ngira ngo nk'uko twamwumvaga muri icyo kiganiro yatanze, aravuga impande zose. Aravuga ati muri iyo sosiyete sivile harimo abantu niyo tugerageje kwishyira hamwe usanga abo bantu nubwo turi kumwe muri sosiyete sivile ariko bafite aho bahuriye n'ayo mashyaka ya politiki n'iyo miryango ya politiki. Ugasanga mbese bari aho ngaho ariko hari imyenda bambaye aho ngaho ariko mu by'ukuri ari abamilita b'amashyaka ya politiki aya n'aya. Icyo kibazo rero nacyo arakivuga, akanavuga n'ibindi bituma mu by'ukuri ibyo bintu bidashoboka. Akanavuga kandi n'icyo kintu bari bafite cy'uko batekerezaga ko bashobora guhamagara amashyaka bakayigisha, bakigisha abanyapolitiki umurongo bagenderaho n'ibindi nk'ibyo. Ugasanga rero mu by'ukuri nabo ubwabo ibyo bifuza gukora kenshi usanga ntibabibona kimwe. Bari kumwe mu miryango imwe ariko si bamwe, nk'uko umwe muri bo ariho abisobanura. Bari kumwe ariko si bamwe, ntibabona ibintu kimwe. Buri wese afite ibye aharanira, nubwo ku mugaragaro avuga ati ndi muri sosiyete sivile
ariko afite izindi nyungu aba aharanira. Icyo rero kigatuma kenshi n'ibyo bashaka kugira ngo bagereho cyangwa se kugira ngo bateze imbere cyangwa bahuze abo banyapolitiki, abanyamashyaka n'abandi, ntibiborohera kubera nyine za nyungu zigenda zisekorana, bityo ugasanga za ntambwe bashaka gutera ntizishobotse. Nk'ingero navuga nigeze kujya numva, hari igihe bavuga ko bategura nk'inama zo guhuza abantu baturutse mu miryango ya politiki itandukanye, rwose bamwe muri bo bakabwira nk'amashyaka bakomokamo, ibyo ndabizi nkiri mu ishyaka rya FDD inkingi, ndabizi hari nk'abatwongoreraga bati biriya ntabwo ari byiza kuri twebwe ntituzabigemo, ariko ugasanga hari ukuntu bajya hamwe n'abandi bati dutegura iki n'iki, duhamagara amashyaka yose, nyamara abari mu muryango wa politiki niwe bati kiriya kuri twebwe ntabwo ari cyiza. Ugasanga rero nacyo ni ikibazo gikomeye cyane, bya bindi bavuga ngo harimo gishegesha ntavura. Bwana Joseph Ngarama. Urakoze cyane muvandimwe 6B kwibutsa ko koko nk'uko hari n'aho abivuga, hari ntabwo dufite audio yabyo, ntabwo ntekereza ko tutarayishyira muri studio, ariko mfite mu magambo makeya kuba nabivuga. Hari aho Matata agenda akavuga ati rwose ati twigeze kubatumiza, reka mashake gatoya, hari aho avuga ati rwose twigeze gutumiza amashyaka, ati tuyatumiza hari ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa Gicurasi umwaka wa 2016, tariki ya 28 nyine ukwezi kwa Gicurasi ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2016. Yari initiative ya Aloys Simu, yego, yari initiative ya Aloys Simpunga, ndetse ntabwo ari na, ndibaza ko harimo na Padiri Atanazi Mutarambirwa. Abo bose bari barimo, Batanazi Mutarambirwa, abitwa basenga ba Emmanuel Senga bari barimo, bitwa ba Jean Marie Vianney Ndagijimana bari barimo, na Matatungu. Mu by'ukuri nubwo ikibazo nabonye muri ibyo bavuga bati twatumiye nk'amashyaka ya politiki yose, mu by'ukuri usanga jye natanga urugero kubera ko ndi umwe mu bayobozi b'amashyaka ya politiki, nzi ko muri ubwo butumire nk'inama bakoresheje yari igamije guhuza amashyaka ya politiki n'imiryango nk'iyo ngiyo nyine idaharanira inyungu cyangwa idafite aho ibogamiye. Inama yabaye kuri uyu wa gatandatu ushize, kuri uyu wa gatandatu hari tariki 8. Uyu munsi turi ku itariki ya 11, no kuvuga ko ari ku itariki ya 9, ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 9 i Buruseli. Muri iyo nama urugero nahoze ndeba urutonde rw'amashyaka n'imiryango yatumiwe, nkatwe ntabwo badutumiye. Noneho nk'iby'ubirebe uravuga utiyenda icyo kintu cyabaciyeho, ariko nanone wasubiza amaso inyuma ukareba n'icyo gihe uvuga muri 2016 ibyo bateguye nabyo hari imiryango ya politiki batatumiye. Noneho ukavuga utiyenda ntabwo bari bazi ko iyo miryango ya politiki iriho, nabyo nyine ugasanga niyo umuntu avuga ati, cyangwa abantu bavuga bati reka tubuze abandi, reka dushake igisubizo cy'ikibazo iki n'iki, bakaba batabanje gukora uwo mwitozo wo kugira ngo banamenye abari muri icyo kibuga ni bandi, cyangwa se ni ukuvuga ko hari abo baba basuzuguye bavuga yenda bataba ntacyo bavuze reka tubihorere, cyangwa se hakaba n'abo bavuga bati abangaba reka tubaheze bagume ukwabo. Aho naho ukahasanga ikibazo gikomeye cy'uko ntabwo ushobora guhuza abantu ngo mufata nyine ubahuze mushaka amahoro, nawe ucamo ibice abandi. Ntabwo waba uheza bamwe ngo noneho ngo uvuge ngo uzahuza abantu mugire ikintu mugeraho, ntibishoboka. Ni ukuvuga ko intambwe ya mbere ni uko ubanza kugaragaza yuko wowe ba bantu ushaka guhuza, ba bantu ushaka ko bicarana bakaganira, icya mbere ni uko nawe ubanza ukibohora ubwawe, kuko ntabwo waba uboshye ngo uvuge ngo urajya kubohora abandi, ntabwo wabishobora. Nk'icyo ni ikintu gikomeye cyane. Cyangwa se ugasanga bamwe muri bo, ariko naho yenda nta n'uwabarenganya kubera ko bijyanye na biriya Matata yavugaga, biriya Bwana Matata Joseph yavugaga, avuga ati bamwe muri twe bari muri ayo mashyaka ariko batabigaragaza neza. Ndibuka hari
ijambo mwigeze gutambutsa muri iyi minsi ishize ry'umwe muri abo twabakore ba sosiyete sivile padiri Atanazi Mutarambirwa avuga ku byerekeranye na plambe, avuga ati amashyaka nayihagurukire. Yenda ubabwira shikiye bakagahitisha tukakumva. Bagahitisha ni byiza cyane kuko uwo nguwo ari muri abo ngabo. Ariko nibura umuntu akumva abantu bakareba neza ya sura ya sosiyete sivile dufite uko iteye, bakayimenya, bityo umuntu yarushaho kumva sosiyete sivile dufite uko iteye. Na mu mashyaka mutaretse umwihariko wanyu, kuko demokarasi itanga ubwinshi bw'ibitekerezo n'amashyaka menshi, muhure, muganire, murebe ingingo zibahuza, maze nk'uko nigeze kubikomozaho mu minsi ishize, muhuze imvugo muhamye ingiro. Leta yanze imishyikirano itaziguye, yahinduye itegeko nshinga mu buriganya, none n'ingabo zabaye nyamugiyo bijya zanga kurirengera, zinanirwa kurinda repubulika, none irimo iracuranguka izuba riva. Nta bindi tubasaba, turabatumye kandi tubari inyuma, nta bindi byo kwigaho. Nimujye hamwe mutegure ingabo zihashye izo zataye inshingano zigatatira igihugu na leta yazo, maze mushyireho leta nziza iyobora igihugu mu byifuzo n'ineza ya rubanda muri rusange. Ukuri n'amahoro biganze iwacu, kandi Imana irindura. Murakoze cyane. Muri studio aho hari kuri radiyo Itahuka, itariki yandi uyibone mu kanya, itariki hari kuri radiyo Itahuka, ibyo ari byose ni itariki ni vuba aha ngaha. Nagira ngo rero muvandimwe Sixbert twongeye tugaruke noneho hari ku itariki ya 7 z'ukwa munani umwaka wa 2017, urumva ko hashize umwaka wa 2017, tariki za 7 z'ukwa munani hashize. None ari mu kwezi gushize, muri make mu kwezi gushize. Yego, oya ndafite itariki ni tariki za 7 z'ukwa munani hashize ukwezi n'iminsi 3 avuze ayo magambo, avugiye kuri radio Itahuka. Ahantu naho hambere hanga mu mezi 16 ashize hagiye havugwa ko bari mu myiteguro rwose irimbanyije ya plan B, uretse ko nyine umuntu yibaza aho ibyaheze. Mu yandi magambo yagarutse agiye kuri radio nanone y'ishyaka, avuze ibyo ngibyo. Aha rero niho umuntu yakwibaza byinshi, kubera yuko ubundi societe civile nkuko twatanze definition, imwe mu mikorere yayo yegugira uburyo bwo gukora greve, manifestation na za petition, ariko ifite isura ya non violence. Tendance yo ni non violence bundi, kandi intambara ni ikintu violent par excellence, ni ikintu gikomeye cyane. Ni uzikora ni ibintu tumaze iminsi dusobanura yuko atari ibintu bipfa gukorwa uko bibonye, ari ibintu bisaba kuko intambara ibintu amaraso, intambara isenya ibintu, cyane cyane nko mu gihugu cy'utekereza intambara. Watekereza intambara ntabwo yakwibagirwa intambara iheruka mu Rwanda hagati ya 1994. Ntabwo iyo ntambara yabaye jenoside yibasiye ubwoko bw'Abatutsi, ibamwo itsembatsemba ryibasiye ubwoko bw'Abahutu. Ntawavuga intambara mu Banyarwanda ngo areke kuvuga intambara y'inkotanyi zakurikiranye impunzi z'Abahutu muri Kongo, zigenda zibica nk'abica isazi, bagakora jenoside nyine yibasiye Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abahutu, impunzi z'Abahutu. Uvuga intambara mu Banyarwanda agomba kuba anatekereza n'amaraso yamenetse muri buri muryango w'Abanyarwanda, kuko nta muryango n'umwe w'Abanyarwanda utarapfushije mu ntambara zabaye mu gihugu cyacu. Ku buryo rero uvuga intambara agomba kuzirikana n'ibyo byose. Kumva rero umuntu wo muri sosiyete civile nyine avuga ati nimushyire hamwe mukora intambara, koko ibyo biba byerekana nyine ko sosiyete civile nyarwanda yo mu buhungiro ko irimo abantu koko bafite icyo kibazo cy'uko nyine imyumvire y'aba sosiyete civile itandukanye n'ibisobanuro bya sosiyete civile nk'uko twahoze tubivuga hariya. Urabona ko nyine
mu by'ukuri itandukanirizo aho ngaho ufashe urwo rugero n'izindi twagiye tuvuga, itandukanirizo hano mu mahanga hagati ya sosiyete sivile n'amashyaka ntabwo ryoroshye, ku buryo rero umuntu inyito ya kino kiganiro ese sosiyete sivile yategeka amashyaka. Urumva rero sosiyete sivile mu by'ukuri ikora nk'amashyaka muri rusange, niko umuntu yabivuga. Itandukanirizo riragoye kuko amashyaka ntabwo ari ku butegetsi ngo abe ufite ubutegetsi, bityo iyo sosiyete sivile ibe ikintu cya regulation. Iyo bavuga opposition na sosiyete sivile no opposition mu by'ukuri ukuyemo birumvikana amashyirahamwe yegamiye kuri leta ya FPR-DMI. Sosiyete sivile nayo ifite amatwara anyuranye, hari n'abo usanga ari abaprogressiste, harimo abandi usanga bakiri mu ntekerezo za MRND-CDR. Ibyo nabyo bintu bigaragara ku masosiyete sivile, nagira ngo nabyo bibe wagira icyo bivugaho muvandimwe Sixbert. Ni koko nyine muri sosiyete sivile nyine harimo na sosiyete, abavuga ko bari muri sosiyete sivile y'abanyarwanda bari mu mahanga cyane cyane, ubwo nibo mvuga, kuko bari mu gihugu bo biragaragara ko n'ababa bashaka kwisanzura ntibabigeraho kubera ko leta y'igitugu ntiyabibemerera. Hari nk'imiryango yari mu Rwanda nka za Riprodor, n'ubundi bazahari ko ishobora kuba igihari, ariko bagerageza kuvuga bati muriho murica abantu hirya no hino, muriho murarenganya abantu, bamwe barishwe abandi baramenengana, ku buryo sosiyete sivile mu Rwanda aho sinayitindaho kubera ko ntishobora gukora, nta bwisanzure ishobora kugira, igomba guhakwa kuri leta kugira ngo ishobore kugira urubuga mu gihugu. Hanze rero uko mbona abavuga ko bari muri sosiyete sivile ni ishusho mu by'ukuri y'ibibazo dufite mu banyarwanda, nk'uko nyine hari abantu nk'uko babivugaga bavuga bati duharanire igihugu twese twibonamo, duharanire ikintu twese twahuriraho. Hakaba n'abandi babona igihe cyiza igihugu cyacu cyagize ari igihe hariho ubutegetsi ubu n'ubu bibonagamo. Urugero, hari nk'abavuga bati u Rwanda rwari u Rwanda mu gihe cya cyami, ugasanga igihe cyose nyuma y'igihe cya cyami bavuga bati u Rwanda rwagushije ishyano kubera ko nta bwami buhari, bakavuga ko ubwami nyine aribwo bwari bwiza. Abandi bati u Rwanda rwari rwiza, rwari rufite amahoro mu gihe cy'ubutegetsi bw'abahutu, ugasanga abantu nanone berekana ko icyo gihe cy'ubutegetsi bw'abahutu aribwo igihugu cyari cyiza, ko ikindi gihe cyose igihugu cyari mu icuraburindi. Kimwe n'uko nabo muri FPR Inkotanyi bavuga bati u Rwanda ubu ngubu nibwo ari u Rwanda, ubundi nta rwari ruriho, nyine bakerekana ko u Rwanda rwatangiranywe n'ubutegetsi bwa Paul Kagame. Nyine birumvikana ko na sosiyete sivile y'abanyarwanda bari hanze iyo myambaro irayifite. Harimo abo ngabo bibona mu butegetsi bwa gihutu, hari n'abandi bibona mu butegetsi bwa MRND-CDR. Ndabutandukanya n'ubutegetsi bwa gihutu kubera ko muri MRND-CDR bari bafite wa mugani wabo, bari bafite agakoryo kabo kihariye. Hakaba noneho n'abandi bibona mu yindi myambaro, bityo ugasanga sosiyete sivile y'abanyarwanda ubu ngubu bari mu buhungiro, nyine ubonamwo ibyo bitekerezo byose. Ukabona ababogamiye ku mashyaka ya n'aya, ndetse ukabonamo n'abamilita, ni ukuvuga abantu barwanashyaka b'ayo mashyaka batanihishira rwose, cyane cyane nk'abo baba bari mu bitangazamakuru, baba bakora n'ibiganiro mbwirwaruhame byo kwamamaza amashyaka ya politiki bumva bibonamo. Ntabwo abari muri sosiyete sivile babujijwe kuba baba mu mashyaka bifuza, ariko icyo gihe umuntu nyine umwambaro wambara ukagaragara ko wambaye, yaba afite n'ibyo akora akaba abikora ariko anazwi ko ari umuntu uri mu ishyaka rya politiki rinini. Ku buryo rero nk'iyo noneho nk'umuntu aturutse mu ishyaka rya politiki rinini akavuga ati cyangwa ugasanga nk'abantu 2, 3, 4 basanzwe bazwi nk'abantu bari mu itozamatwara y'umuryango wa politiki uyu n'uyu, ugasanga bariho barahamagara amashyaka yose bati turagira ngo tubahurize hamwe, tubahe inama y'ukuntu mwakwishyira hamwe, tubahugure, turebe ukuntu mbese mwese mwavuga rumwe. Noneho ukavuga utese ubwo bushobozi niba buhari,
kuki batabukoresha mbere na mbere mu mashyaka ya politiki barimo kugira ngo nayo ubwayo bayateze intambwe cyane mu bijyanye n'icyerekezo, mu bijyanye n'intekerezo, mu bijyanye n'igihugu baharanira uko kimeze, noneho rwa rugero rwiza rukabona kutugeraho natwe twese, ariko nibura iyo ijya kurisha ikaba yahereye no ku rugo bikagaragara ko aho ngaho yaharishije. Icyo yenda numva aricyo nakongeraho bwana Yozefu. Ndagushimiye cyane, ndetse mu kanya tugane ku musozo. Ndumva harimo ntuza eko n'ubu biracyarimo ndumva reka oya ubu ngubu ivuyemo muri studio barakoze eko ivuyemo. Rwose mu by'ukuri ubivuze neza, hari ibintu byinshi cyane, inenge nyinshi usanga mu banyarwanda. Niko nawe na Matata rwose nawe yatangiye avuga ati abanyarwanda dufite ingorane, ariko nyuma y'aho ngaho rero hari aho agera akavuga ati abanyamashyaka nibo nyirabayazana. hari aho agera akabivuga. Kayeko karacyarimo katari nka mbere, ariko karacyarimo. Muri studio mwareba ikibazo cyaba kivutse, ahagira ati rwose yateruye neza hariya twatangiye avuga ati indwara iri mu banyarwanda. Mu yandi magambo umuntu ashobora kuvuga ati indwara iri mu twebwe abanyarwanda, akabivuga. ariko rero bitewe n'aho yavuze hari aho yagiye kuvuga ati abanyamashyaka bafite icyaha cy'inkomoko kibagora. Abanyamashyaka yabagiranyije ngo n'abacuruzi ngo bashora imari batekereza kunguka byihuse, ngo byaba ngombwa bakaba bajya mu bikorwa by'uforode kandi bibujijwe n'amategeko, ati bakaba bakwepa imisoro. Ati niyo mikoro y'abanyamashyaka mu by'ukuri bakora nk'abaforoderi. Ati ntabwo abanyamashyaka bagira etike y'abanyarwanda, ntabwo bagira etike. Ati ntabwo bafite umuco wo gukorera mu mucyo. Ati abenshi bakora bafite agenda kashe. Ibyo bintu rero ndacyakomeza, ariko ntekereza ko mbibona cyane nanjye ubwanjye muri sosiyete sivile. Umunsi nzahura na Matata nzamuha ingero nyinshi cyane. Ati buri muntu wese wo mu mashyaka aba afite akanyungu. Ati no mu ishyaka rimwe ugasanga abantu bagongana bashwanye, ari nacyo gituma ubona n'amashyaka yagiye acikagurikamo ibice bitagira ingano. Ati bituruka kuri uwo muco mubi. Ati nk'uko nabo ubwabo nubwo bavuga demokarasi ni mu kanwa gusa, abenshi muri bo ntibemera iyo demokarasi. Arakomeza rwose, nagira ngo nongeraho ano magambo yandi makeya kugira ngo tunanzure. Ati muri make amashyaka uko ameze ubu ngubu birababaje kubona amashyaka niyo avuga ko akorana ugira gutyo ukabona mu gikari mu mugongo undi ateye undi cyuma, undavuze undi gutya, agize gutya, ari nacyo gituma n'amashyaka agera ubu ngubu agera kuri 20. Ati nuko buri wese yumva yaba perezida w'ishyaka, noneho byananirana akajya guhimba irye. Hari ikintu rero avuga hano, hari naho agira akavuga ngo umuco mubi wo gucana wo guca inyuma undi, biriya ngo byo gutera umuntu icyuma arebye hirya. Ibyo bintu rero biranantangaza kubona atabibona muri sosiyete sivile, ko nzamuha ingero zikomeye zaho abantu muri sosiyete sivile bivanga mu mashyaka bagasopanya bagakora ibikorwa rwose bigayitse biteye ubwoba. Muri abo ngabo navuzemo harimo n'izina rimwe rwose uyu munsi sindi bubitindeho, nzamuha nk'izo ngero. Ni indwara y'abanyarwanda, iyo ndwara muri sosiyete sivile. Bityo rero nkaba numva ahubwo haba deba hagati ya sosiyete sivile iyo ngiyo n'ayo mashyaka, noneho buri wese akabaza undi atese harya ikidutandukanya n'iki, byaba mu byiza byaba muri izo nenge zose avuga. Mu by'ukuri usanga no muri sosiyete sivile. Nagira ngo rero tugane ku mwanzuro, ariko tunagerageza kungurana ibitekerezo n'uwo mugenzi wacu Matata. Dushimira akazi kenshi yagiye akora ku ngoma zinyuranye gafite akamaro. Tunashimira ukuntu avuga ibintu uko abitekereza, agakoresha rwose uburenganzira bwe bwose. Akaba ari umuntu ukunda liberté, ariko natwe nuko dukunda liberté. Bityo rero mbere yo kugira ngo wenda habe amasomo ya sosiyete sivile, hagombye kubaho ibiganiro hagati y'amashyaka na sosiyete sivile, kandi baringaniye. Atari ukuvuga ngo ndabahamagara mbasinyishe, atari ukuvuga ngo ndabahamagara mbigishe. Ijambo ni ryawe muvandimwe Sixbert. Murakoze cyane Bwana Yozefu Ngarambe.
koko ni byiza ko nyine abantu mu kuganira baganira bareshya, noneho buri wese akazana ibitekerezo byiza, abantu bakabishyira hamwe bakareba icyo bakuramo cyatuma batera imbere. Ikintu mbona gikomeye cyane umunyarwanda akeneye, kuko twavuga sosiyete sivile, twavuga amashyaka, icyo tuvuga nyine ni ikireba umunyarwanda akeneye amahoro, akeneye ukwishyira akizana, akeneye ikintu cyatuma ava ku buhake, ikintu cyatuma wa mutima utujyana mu buhake, ibintu byo guhakirizwa umuntu akabivamo, nicyo umunyarwanda akeneye cyane, ku buryo umuti uwo ari wo wose wavugana aho ngaho wafasha umunyarwanda. Nkabona rero wa mugani ibyo bitekerezo byiza, kuko mpamya ko abo bantu baba bari muri ayo mashyirahamwe atandukanye cyangwa n'abantu bajya mu mashyaka ya politiki atandukanye bafite ibitekerezo byuzuzanya. Ni byiza ko bya bitekerezo abantu babishyira hamwe bareshya, atari ukuvuga ngo aba ngaba barigisha abandi, barabereka inzira, kuko inzira ntawe ayiruzi yafata inzira. Nkatwe twaragiye kera cyane tukiri batoya, umushumba yajyaga imbere y'inka zikamukurikira zikagenda, ntabwo yajyaga inyuma yazo ngo zose zizagende. Inzira uwaba yizi yayifata, noneho yamara kuyifata abantu babona ko yabonye inzira ivana abantu mu butayu, ya nzira abantu bakayikurikira. Ariko icy'ingenzi duharanira mu Rwanda kandi abanyarwanda bakeneye ni igihugu cyiza gishingiye ku bitekerezo byiza, gishingiye ku ndangagaciro nziza zituma buri wese yumva areshya n'undi, ntawe wishyira imbere y'abandi. Mbona icyo ngicyo aricyo cy'ingenzi umuntu yashyira imbere. Mwari muvuze muti tugane ku musozo, numva icy'ingenzi navuga aha ngaha. Nashimira abantu bakurikiye kino kiganiro n'abandi bazacyumva muri iyi minsi iri imbere. Nigeze kubona muri studio bavuga ko hari abantu bari barimo bumva ikiganiro, n'ubu ngo baracyahari, harimo abamazemo igihe kinini rwose bakurikira ikiganiro. Ndabashimira ko bakurikiye ikiganiro kandi mbasaba yuko baduha ibitekerezo bakazabitwoherereza mu buryo bwose bushobotse, ari ubwa telefoni, ari ubw'itumanaho rindi, bakatugezaho ibitekerezo kugira ngo natwe turusheho gutera imbere. Ndagira ngo kandi nkomeze abanyarwanda bariho barengana, abanyarwanda bakomeje gutotezwa n'ubutegetsi bubi bwa Paul Kagame, ubutegetsi bubi bw'agatsiko ka FPR Inkotanyi. Nkaba mbihanganisha mbabwira ko kwihangana ari umuti ukomeye cyane, kuko ngo udapfuye gatinde irapfa, nta n'imvura igwa, nta mvura idahita. Ni ngombwa rero ko abantu baba bari mu Rwanda, baba bari hanze, tutakwibagirwa ikintu gikomeye cyo gutekereza ngo turebe kure, ngo turebe buri wese arebe no ku giti cye n'iki cyatuma agira amahoro nyamahoro arambye, ya mahoro n'umwana we akazayagira, n'ubuvivi n'ubuvivure bakazagira ya mahoro. Kuko kenshi usanga abantu imibare myinshi baba barimo ni imibare igarukira ku cyo bari cyo ubwabo, aho bari icyo gihe, ntibatekereze abana babo. Urugero natanga ni nk'abantu baba baharanira ubutegetsi bushingiye, ndavuga cyane cyane nk'ubutegetsi bushingiye ku bwoko bwabo. Birumvikana ko igihe cyose ubwoko bwabo buzaba budafite za mbaraga zo kugira ngo za mbaraga zo kurinda bwa butegetsi, nta mahoro bazaba bafite. Amahoro bazagira ari uko habayeho ubutegetsi bw'umunyarwanda, umunyarwanda uwo ari we wese, nta vangura rihari, ku buryo ku buryo umuntu uzagira ubutegetsi ashingiye ku kazu ke, ashingiye ku bwoko bwe. Ni ukuvuga ko igihe cyose azaba ataryama ngo asinzire, akarara arinze, ashobora kuzagira amahirwe kuko bwa butegetsi bukagira igihe iki n'iki bumara, ariko byanze bikunze buzavaho, ntibwagumaho kubera ko nta mizi bufite. Ni ubutegetsi, ni nk'uko mbese igisambo cyaza kikaza mu nzu kikabagwa gitumo, inzu kikayifata, noneho mwese mukaba muvuga muti ntawe uzi ibyabaye, cya gisambo kikaba kigaragambye aho ngaho. Ariko ni hahandi nta joro ridacya, iyo bukeye ibintu bigasobanuka, cya gisambo ntabwo umenya aho kinyuze. Niyo mpamvu rero n'abantu baharanira ubutegetsi bakaba
badaharanira rwa Rwanda buri munyarwanda wese yibonamo, rwa Rwanda umuhutu n'umututsi bazibonamo, rwa Rwanda umukiga umunyenduga n'uwahehe bose bazibonamo, ibyo aharanira bizaba impfabusa. Nahoze nganira na bamwe mu bantu bajya basesengura ibya politiki yo mu Rwanda, bo ni abantu cyane cyane barakurikiye ibintu bya Repubulika ya mbere ku gihe cya Emuderi Parmehutu, ubwo wasangaga hari igihe rwose wasangaga ubutegetsi burimo ubwiganze bwa perefegitura imwe muri perefegitura z'u Rwanda, ugasanga nko muri guverinoma y'abaminisitiri 10 na bangahe, ugasanga icya kabiri kirakomoka ku 23 ya perefegitura imwe mu maperefegitura 10 y'u Rwanda. Noneho nk'abo bantu birumvikana ko ubwo butegetsi bari babufite, ariko ntabwo bashobora kuramba kubera ko bwari ubutegetsi bw'akazu nako gato cyane. Noneho ko bugenda bujya mu 23 akazu kakagenda gashira kakaba ubusa kugeza ubwo byanze bikunze bwa butegetsi nyine bubura ireme, n'iyo hatagira n'ubukuraho bwakwikoraho ubwabwo. Kimwe n'uko Habyarimana amaze gukora kudeta muri 73, icyo gihe cyane cyane abari ku isonga n'abasirikare bakuru bakomoka mu majyaruguru y'u Rwanda. Ndibaza ko abakomokaga mu majyepfo y'u Rwanda cyangwa se n'umututsi umwe wari urimo bari nk'ingwizamurongo, niko nabyita, kuko ntibanatinzemo. Hashize igihe gitoya rwose barabura, nta bubasha bari bafite, nta wari kugereranya urugero, wari kugereranya Koloneli Epimaki Ruhashya na ba Koloneli Aloys Nsekarije, wari kubagereranya. Ku buryo rero icyo gihe nabwo ubwo butegetsi barabufashe muri 73, buragenda bwiharirwa n'akazu. Noneho ka kazu kagenda kaba gato cyane, gasigara muri komine nk'ebyiri eshatu zo muri mbere harimo ubwiganze bwa Gisenyi na Ruhengeri, nabyo amakomine amwe n'amwe, ariko noneho kagenda ka kazu kaba gato gasigara kari mu Bushiru muri za Karago na Giciye. Ugasanga ahandi rwose abandi babaye barahezwa muri ubwo butegetsi nk'uko batangiye baheza abo bari babwambuye b'Abanyagitarama. Noneho nabwo ugasanga ka kazu karagenda kaba ubusa kugeza ubwo ubwako niyo FPR Inkotanyi itaza gutera, yego n'amashyaka yari yatangiye, kandi amashyaka nayo yaravuga ati Habyarimana zinga Karago, byari byamukomeranye. Niyo FPR Inkotanyi idatera, buriya butegetsi ntabwo bari gutinda, kubera ko nta reme bwari busigaye ari akazu gahagaze nko ku mano. Batangiye bahagaze ku birenge, ariko bigera ubwo bari basigaye bahagaze ku mano yonyine. Birumvikana rero ntabwo ubutegetsi bwari kumara igihe. Ugasanga rero noneho ba bantu za mbaraga bashyira mu butegetsi bakabushyira mu kantu k'akazu, kakaba agatsiko, ni nka ya piramide Dr Rudasingwa yavuze. Ugasanga abantu basigaye ku kantu k'agasongero gusa, ariho ubutegetsi busigaye. Hasi rwose ugasanga ubutegetsi busa naho bwabuze nyirabwo. Abantu bari muri ubwo butegetsi kubera ubwoba bafite bwo kugira ngo babwigobotore babuvemo. Ubwo butegetsi rero bw'udutsiko tuba tudashingiye ku mitekerereze, tudashingiye ku kintu cy'igihugu cyose, birumvikana ko ni ibintu by'igihe gitoya, ku buryo ubwo butegetsi bwizihira mbese aba burimo icyo gihe ako kazu, ariko nta n'uwahamya ko n'abana bakomoka muri ako kazu bashobora kuzagera kuri bwa butegetsi. None se nk'ingero, abana b'abategetse u Rwanda kuva muri za 59, 6 na kangahe, 7 na kangahe, abana babo ubu ngubu babayeho bati. Birumvikana ko n'ubutegetsi bwa Paul Kagame nabwo ni ubutegetsi bwe n'akazu ke n'agatsiko bari kumwe, ariko rero abana babo si impamya ko ubwo butegetsi hari icyo buzabamarira, ahubwo buzababera umusaraba, ku buryo ahubwo uzajya ubona banafite n'isoni z'uko bakomoka kuri abo bantu. Nagira ngo mbashimire Bwana Joseph Ngarambe kuba mwantumiye muri iki kiganiro, nongera gushimira kandi abagikurikiye, nongera gushimira abanyarwanda bari hirya no hino bahagurukiye guhindura ibintu kugira ngo tuzagire igihugu twese twibonamo, kandi nkanakomeza n'abari ku ngoma ya FPR mu gihugu, nkanazirikana n'abantu bari muri FPR ariko bagaya imikorere yayo. Nongeye kandi gutabariza
bariho batotezwa n'ingoma ya Paul Kagame, cyane cyane ubwo ndavuga Diane Rwigara na bariya barwanashyaka b'ishyaka FDI inkingi, navugamo na Victoire Ingabire wafunzwe azira ko yagiye kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika. Nkanazirikana muri iki kiganiro Deogratias Mushayidi, nkazirikana Bernard Ntaganda nubwo yafunguwe ariko asa naho ari mu munyururu, ntabwo ashobora gusohoka mu gihugu. Nkanazirikana n'abandi bose bagiye bafungwa bazira ibitekerezo bya politiki, navuga nka Dr Niyitegeka Theoneste ndetse na Bizimungu Pasteur na Ntakirutinka Charles. Abo bose barafunzwe bazira ko bavuze bati ubutegetsi nta kigenda, banyarwandakazi muhaguruke dukureho buno butegetsi bubi bw'akazu ka Paul Kagame. Ubwo nagira ngo mbasubize ijambo mbashimira cyane. Urakoze cyane, wanzuye neza, ntacyo nongeraho. Nshuti mwari muduteze amatwi, twari mu kiganiro twibaza tunagerageza gusubiza aho twibazaga tutese societe civile yategeka amashyaka. Twarebeye hamwe societe civile icyo ari cyo, tureba amashyaka uko ameze haba imbere mu gihugu haba n'inyuma yacyo. Muri kino kiganiro rero mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambo washuhuje nakuba yasezeyeho, nkaba kandi nshimiye mugenzi wacu bwana Sixbert Musangamfura